akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Radio Rise ndetse namwe mujya mudukurikira kuri YouTube twongere kubaha ikaze mu biganiro byacu bitandukanye tujye tugira. Aka kanya kitugiye kugira ni ikiganiro kivuga ngo umusore mwiza. Ingingo y'uyu munsi ni ingingo itubwira ngo umusore uteye icyizere. Rero reka dushimire Imana iduhaye aka kanya ndetse namwe mwiteguye kuza kumva iki kiganiro tubashimire kandi tubahe ikaze muri iki kiganiro aho tugiye kugirana ikiganiro na mwene data tukaganira ku musore uteye icyizere n'icyo umusore yakora kugira ngo ubuzima bwe bwe kuba ari nk'impanuka cyangwa se atari ikibazo ku bantu babana nawe ari abayobozi mu nzego za leta ari ababyeyi ndetse n'umuryango muri rusange n'itorero abo bose kugira ngo babeho bafite icyizere ariko biturutse kuri uwo musore. Rero iyo niyo ngingo tugiye kuganiraho. Ngewe muri kumva uyoboye ikiganiro nitwa Dusabane n'Imana Ernest ndi kumwe na mugenzi wanjye nawe yabibwira nitwa Ntakirutimana Emmanuel. Niwe tugiye gufatanya mu kiganiro. Rero mbere yuko dukomeza reka tubanze dupfukame dusenge Imana kugira ngo iba natwe kuko tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Dusenge. Turagushimira Data wera udukunda uri mu ijuru ry'izina ryawe rihimbazwe. Amen. Waturinze ndetse uduhejeje muri aka kanya aho tugiye kuvugana n'ubwoko bwawe. Turagusabye kugira ngo ijambo tugiye kuganira rirebana n'umusore uteye icyizere uduhe kugira ngo rigere ku mitima kandi ridushoboze gufata imyanzuro ubwo abasore ari byo byiringiro by'isi ndetse n'imiryango ubarinde kubaho bameze nk'impanuka ku buryo imbaraga bafite zibi zo guhangayikisha abantu aho kugira ngo zibabere igisubizo. Turagusabye tukwinginga ngo ibyo ngibyo bidushoboze kandi kubategura neza. Tugiye kuganira ijambo ryawe abari kutwumva ubaho umutima ufata ibyemezo kandi natwe duhe ubwenge bubashe gusobanura ibyawe ibyo ushaka ko byumvikana muri aka kanya bidufashe mu izina rya Yesu. Amen. Reka twongere kubaha ikaze mu kiganiro nk'uko twabibabwiye. Tugenda tubabwira yuko aya masaha guhera saa 5 kugera saa 6 hari ikiganiro ndetse hari n'ikindi cyatambutse mu kanya ubwo mwumvaga ikiganiro cyavuga ku bijyanye no guteka. Rero icyo bigezwe muri aka kanya ni ikiganiro umusore mwiza ariko mu ngingo ivuga ngo umusore uteye icyizere. Ese wenda tuganiye ku bwa mbere umusore umuntu ubyiruye atandukana n'umuntu wenda ufite urugo ariko akaba ari we muntu uri mu rugo ufite imbaraga. Mbese tuvuge umuntu ari mu rugo ariko akaba abana n'abasaza nk'abo mu myaka nka 70-80 abo akaba afite imyaka 50. Abo bantu batandukane mu mibereho n'undi waba ufite abasore imyaka 18, 17, 19. Bo murakoze. Muri rusange yenda nk'uko turi bubisesengure nsubirisha ijambo rimwe riba ryavuzwe n'umunyabwenge Salomo mu gitabo cy'imigani igice ni cya 20 umurongo wa 29 nubwo turi bugarukeho. Haranditse ngo ubwiza bw'abasore ni imbaraga zabo kandi ubwiza bw'abasaza ni uruyenzi rw'imvi. Yego. Noneho iyo umuntu afite ubuto iyo umuntu afite imbaraga za gisore ni kimwe mu biranga ubwiza bwe ariko ibyo bikamugira mwiza iyo izo mbaraga hari icyo zimariye abandi. Yego. Ubwo rero kugira umusore mu nzu nabo muri sosiyete hanze kuba bafite umuntu ugifite imbaraga nabo bumva bakomeye iyo izo mbaraga zifite icyo zibamariye cyane ko nabo ntabwo bivuze ko abasaza atari beza ahubwo nabo baravuze ngo ubwiza bwabo n'uruyenzi rw'imvi. Mu migani 16:31 imigani 16
31 nubwo naho tuhagaruka. Uruyenzi rw'imvi ni ikamba ry'icyubahiro bibonekeshwa no kujya mu nzira yo gukiranuka. Abazasoma igitabo cyitwa Education cyangwa uburezi bagasoma n'inama zigirwa itorero baravuze ngo uruyenzi rw'imvi narwo ni rwiza ku musaza, ariko mu by'ukuri imvi n'uruhara ntabwo ari byiza. Bagutumye abeza barimbye ntabwo binejeje, ahubwo baravuze ngo bifite icyo bisobanuye. Birasobanuye ngo ni intambara yarwanye, ntabwo yapfuye kuzimera. Hari intambara yarwanye, hari imitwaro yo mu buzima yikwereye, ngo hari ibishuko yanesheje, ngo hari n'umwanya yari arimo ari ingirakamaro vuba bidatinze kuko izabukuru zitamworoheye, ngo wenda gusigara mu busa, kugeza ubwo aminutse akarenga bakurikije ibyo yakoze byatumye amera imvi n'uruhara, ngo bazajya bamukumbura ari uwo kwifuzwa, ubwo nawe bimugize mwiza. Rero muri makeya umunyembaraga arakenewe, umunyembaraga arashakwa, y'izo mbaraga zifitiye akamaro abandi, kugira umuto nta gisa nabyo. Rero murakoze kudusobanurira. Uyu musore aba ateye icyizere, cyangwa se ni byiza ko umusore aba ariho afite imbaraga, ariko akaba imbaraga ziteguye gukora ibyiza, atari imbaraga ziteguye gukora ibibi. Rero ndashaka kugira ngo wenda tuganire muri iki kiganiro cyacu. Dufite ingingo zitandukanye, turaza kureba ibintu biranga umusore mwiza uteye icyizere. Turaza kureba ibyo umusore ashobora gukora wamureba ukamushidikanya. Noneho turaza kureba naho umusore atanga icyizere. Ubwo nizo ngingo 3 turaza kurebaho, hanyuma ibindi biraza kugenda bizamo hagati, kubera ko turaza gusesengura byinshi. Tubabwira ngo mukurikire ikiganiro, abo bishobokera murarike n'abandi, kandi muzajye mubamenyesha yuko iyi saha aba ari ikiganiro byo kuzajya bacikwa, kandi igihe ikiganiro aribo cyashyiriweho, nimwe cyashyiriweho, nta bandi kigenewe. Ubwo Imana yawe yohereje ubutumwa bwiza mu isi, ni mwebwe bwagenewe. Noneho reka tubanze twibaza ngo mbese ni ibiki umuntu yasuzumiraho umusore ngo arebe yuko ateye icyizere. Noneho n'umusore uri kubyumva yisuzuma, arebe ko ibyo bintu cyangwa se izo karite n'izo ndangagaciro azujuje, kugira ngo ajye amenya yuko atari impanuka. Murakoze. Ni byinshi, ariko nibaza ko muri iki kiganiro turavuga ku bishoboka. Yego. Hari iby'ibanze turabivuga nko mu migabane 4. Yego. Urankundira mvuge ko nko ku mugabane wa mbere, yenda wa kabiri nawo ukurikireho. Uraza gukurikiraho mu kanya. Umugabane wa mbere, ubundi muri Zaburi 144 uhereye ku murongo wa 12 haranditse ngo kugira ngo abahungu bacu babe nk'ibiti byikuririza bakiri abasore, n'abakobwa bacu bamere nk'amabuye akomeza imfuruka, abajwe nk'uko babaza amabuye arimbisha inyumba, ngo ibigega byacu byuzure birimo imyaka y'imbuto zose, intama zacu zibyarire ibihumbi n'inzovu mu rwuri rwacu, ngo amafizi yacu agire imitwaro iremereye, ngo he kugira abatwaranira mu byuho cyangwa abasohoka kurwana, kandi mu nzira zacu he kuba umuborogo. Nasomye byinshi, ni n'amarenga ya Dawidi, ariko hari kuvuga ijambo ngo abahungu bacu babe nk'ibiti byikuririza. Yego. Iryo jambo kwikuririza niryo ndi busobanure. Nk'abantu bafite utwana no mu bwana bijya bibaho, ugasanga nk'akana nako kigiza akagabo, kashatse igipantaro cyase, kambaye n'igikote n'ikigofero, kakubisemo ibibote byashaje, n'agakobwa kajya kabikora kakambara inkweto za nyina, kagatega igitambaro kagakebya, arakana gato cyane, mbese kumva nako gashaka kuba umugore, ashaka gukora ibikorwa by'abantu bakuru. Turetse nk'ibyo bimeze nko gukina inkinamico, hari ukuntu umwana w'imyaka 12, 11, 13 abari kurwana n'ijerekani nawe ashaka kuyiterura, kumva nawe ariko bati nanjye ndabumba amatafari nk'ay'abakuru, kumva aravuze ati wapi nimugende nanjye inka ndahisigaraho ayahirira kandi murasanga yariye, ibi nanjye ndabikora, iri tebura ryamenetse ku nzu ndarisubizayo. Kubona umwana uri gushaka gukora n'ibirenze ubushobozi bamukekagaho, nibyo byitwa kwikuririza. Ni ukuvuga ngo uwo mwana umubyeyi umufite
ntabwo agira impungenge z'uko naramuka haramutse hari impamvu yatuma batari kumwe asigara ahangayitse aravuga ati umwana afite icyizere. Nibyo bajyana banavuga ababyeyi babizera bivuga ati ntawe nsizeho kugwa mu ziko bose uko nababonye ntibakirihahira bakwihahira. uwo rero umusore abatanze icyizere. Ibyo nkabikubira rero kuko ntabwo ibituma umusore atanga icyizere ari ibintu biri mu mpagarike gusa, biri physical gusa, ahubwo haba hari n'ibiri morale mu mico, mu ndangagaciro. Bikaba byatuma mbikubira nko mu migabane igera muri 4 kuko abazasoma igitabo cyitwa Nous et nos enfants kibivuga. Umusore uteye icyizere kuri uyu mugabane wa mbere agomba kuba akora atari umuntu urya ibyo atakoreye, mbese ibyinjira mu kanwa ke bikaba ari bike ku byo yinjiza akurikije imirimo akora. Nubwo yaba ari umunyeshuri ntiyabura amasaha yo gukora. Icya kabiri, agenda avuze kandi yataha agatanga raporo y'ibyo yiriwemo. Niba yari yavuze ko arataha saa 10 hakarenga iminota 30 akayitangira impamvu atari uko ari ubwoba bafite, atari urukiko rumuguye nabi, ahubwo nawe mu mutima nama yumva ko ari byo byatuma bamubana bamufitiye icyizere kugira ngo batazamwitiranya, cyangwa se hagera no muvugaho ibyo atakoze akabura bamuhakanira kuko atimenyereje kubagaragaraho nk'inyangamugayo. Bakaba banazi ko banazi aho ari n'igihe n'impamvu yagiyeyo. Icya gatatu, agomba kuba afite ibyo ashinzwe n'abashinzwe, nubwo yaba ari umwana mutoya mu muryango, akaba ari we yenda ushinzwe amazi, wowe uri muto ujyana akajerekani ka 7, ariko iyi jerekani nini uyuzuze. Ni wowe ushinzwe amasahane, ni wowe ushinzwe basi kuyageza aho barayogereza. Wowe uri mukuru uzahira, wowe uri mukuru yisamu niwe uzayihinga, wowe wararangije niwe uzarihiriye umurumuna wawe. Umusore wese agomba kuba afite ibyo ashinzwe mu muryango. Noneho icyanyuma, agomba kuba afite n'abatinya. Atabatinya ari umutima wahabutse, ahubwo ubupfura n'umuco mwiza yatojwe, bigatuma hari abo yubaha yumvira uhereye ku babyeyi n'abandi bamuruta ubukuru n'abamurusha ijambo. Iyo afite ibi bine mu by'ukuri kumugira ku mbuga yawe, uba ufite umwana uteye icyizere. Murakoze cyane. Wenda ndagira ngo tugende dusesengura tuno tugingo kubera yuko ni ngombwa ko abantu babyumva neza. Wenda bavuze ku bijyanye no kuba umwana agomba kugira inshingano mu isi, umuntu utagira ikintu yitaho, mbese ku buryo nta kimubaza aho ari buri gihe aba ari umuzigo. Kuko niba umwana nubwo yavuze ngo ngewe icyo ashinzwe ni ugucyura inkoko, nko mu ngo bazigira aho bazorora, nubwo ari inkoko wenda hari igihe bagenda bakayisohora ikajya gutora, bwakwira umwana akamenya ngo inkoko yatashye, urumva ko aba ari umukozi mu rugo. Niba ari uragira ihene akamenya ngo ihene hari aho bakizizirika, cyangwa se hari aho bazahura akazisohora mu kiraro akagenda akazizirika, ubwo bakaba bazi ngo iyo nshingano ni ya runaka niwe uyikora. Ku buryo n'uwazindukiye mu kandi kazi, n'uwazindukiye mu murima, niba ari n'uwagize urugendo, abazi ngo mu byapfuye ntabwo iyi nshingano irimo kubera yuko hari umwana uyishinzwe. Rero nubwo wenda turi kuvuga ku musore uteye icyizere, umuntu wese ukiri umwana cyane cyane kuko nibo bakunda kwifata nk'aho bitabareba, nabanze zirikane ko agomba kuba afite ibintu abazwa mu rugo. Noneho n'uwireba kugira ngo hatazagira n'ugira ajya avuga ngo ubwo mfite icyo nshinzwe, n'uwari usanzwe wenda ntacyo yari ashinzwe, ntacyo bamubaza, uyu munsi atangira agishake. Noneho akandi nshaka kugira ngo wenda mvugeho ni ukugenda avuze. Buriya umuntu nubwo yaba atagiye gukora amakosa, nubwo yaba agiye mu kazi, nubwo yaba agiye mu nshingano zo gushaka amafaranga, ariko agiye, niba wenda ingo nyinshi hari aho barya saa 6, hari n'aho barya mu gitondo, ariko byose saa 9 z'ijoro mukabyuka, ukabona abandi bose babyutse, ukabona runaka ntawe uhari, yagiye wenda icyumba cye afunze. Niba ari n'iserire bafungisha atari ingufuri ku buryo wenda uhagarara inyuma ukamenya ko yasohotse, urabyuka se runaka
baje kwiba baramwica, yatorotse, yagiye, noneho abasigaye bagasigara bahangayitse. Nta muntu uhangayika afite icyizere. Rero si n'ibyo gusa, abasore bacu batwumva bo by'umwihariko, twebwe abakuze biramenyerewe, ndakuze ndi iwanjye, abari mu rugo bose ninjye bakomoraho inama n'amategeko n'ubufasha, wenda ni ubushoboka n'ubutunzi akaba ari umubare ushoboka, ariko ndagenda nkavuga nti ngiye aha, yego, ari njye nyiri urugo nkababwira iyo ngiye. yego, urumva uwo musore wamwiringira ute agenda atavuze? Icya kabiri, hagize umubeshyera, yego, nta kamenyero yaremye ko kugenda avuze n'iyo agiye n'isaha ari butahireho, nk'uko byanditse mu bitabo byinshi, byanditse muri Adventist Home, urugo rwa Gikristo, paje ntibuka, byanditse muri inama ku babyeyi, abarezi n'abanyeshuri, ibyo biranditse. yego, niba ngo agenda avuga icyo agiye gukora n'icyo ari bumareyo, ku buryo nawe uperereje wasanga koko ibyo yavuze ari ukuri. Ibyo nibyo bituma umugirira icyizere. None aragiye ntavuze, arinjiye, babyita buno ngo arapyomotse, yakinjira kugira ngo utamubaza, akongera akicomeka, ukagira abona byabaye gusa utazi uko byagenze. Uwavuga ngo aribye anamubeshyeye wahakana. kandi bashobora kuvuga ngo aribye, wenda igihe niba ari ikintu cyangiritse bacyangije mu isaha imwe, ariko yaje mbere y'isaha n'igice, noneho ku buryo kubara yuko ujya ukunda kumubura ukavuga ati ariko rero birashoboka ko yaba yagize, namuhakanira nte? ntabwo watinyuka kuvuga ngo runaka ntabwo yigeze agenda, kandi ategeza guhereza gahunda, utajya umenya aho aba, utajya umenya ibyo akora. Rero reka abantu bige kujya bagenda bavuze, kandi igihe baje batanga amakuru, kugira ngo abantu barusheho kugenda bamenyana, kandi bagirirwe icyizere, kuko ingingo yacu ni umusore uteye icyizere. Noneho hari indi ngingo mwavuze, kuba umusore akora. Buriya umuntu ubyirutse akaba afite imbaraga, kandi uko umuntu agira imbaraga ni nako navuga ngo abanarya cyangwa se ananywa, akaba akonsoma byinshi, ariko nta gahunda afite yo gukora kugira ngo abereke ipere, kugira ngo uzagire icyizere cy'uko uzagira icyizere, ariko giturutse kuri uwo muntu biragoye hafi yo kudashoboka. Rero ndagira ngo wenda aka kagengo tugasobanure neza, kuko igitabo kimwe kiravuga ngo amoko adakora Satani yaha umurimo, kandi nta murimo Satani ajya atanga mwiza. Nigeze kumva mu minsi yashize hari abantu bitwa ngo ni urubyiruko, ariko bise ngo ni abuzukuru ba Satani. Ibikorwa byabo, amaboko yabo, bari bafite imbaraga, bafite n'ubwenge wenda no kwihangana, ariko kurara ijoro bategereje umuntu ngo bamunige, ngo bamuteme, bamwambure. Urumva abantu nta cyizere bateye, ku buryo usanga niyo uganije abantu batuje bakubwira ati aho kugira ngo babeho gutyo bari kutuniga, bari kutwica, ibiruta nuko bashinzwe umutekano bafata nabo bakabarasa cyangwa se bakabafunga. Rero ingingo yo gukora usibye no kuba birinda ibishuko, ariko binatuma n'umuntu ufite uwo mwana umubyiriye avuga ngo njyewe nubwo napfa afite barumuna be 4, ubwo akora birahagije, umuryango ntabwo uzazima. Noneho akandi kagingo mwavuzeho, ubwo ni ukuba uwo muntu afite abatinya kandi yubaha. Umwana udatinya, utagira uwo wibaha, ngira ngo bajya bamwita ngo ni igikenya, kuko abatuba harimo abafite ububasha, harimo abafite abashinzwe kubarinda, bazabarwanaho kugeza ubwo ikintu cyose cyabangamira bagikuye mu nzira. Rero umuntu utagira ushya atinya, udatinya Imana, ntatinya ababyeyi, ntatinya amategeko, uwo nguwo nta cyizere abateye, nta n'ahantu wamwiyambaza. Ntabwo bigarukira aho gusa, yego, inyungu zabyo ntabwo zigarukiye aho gusa, yego. Bibiliya itarakwira, yego, sosiyete y'abantu bari bafite uko babayeho, kandi abazasoma mu gitabo cyitwa imishyamirano cyangwa se confrontation, urupapuro rwa 57 kugeza 58, yego,
kivuga ko abantu bari bafite imico myiza, ubupfura, kwicisha bugufi by'umwimerere ngo tubaheruka muri icyo gihe cy'umwijima ubwo Bibiliya yari itaragakwira. Ariko bagiraga amahame abayobora, bakagira amategeko abagenga. Umuntu agatinya se wabo, agatinya nyirasenge, ku buryo anari umugabo wubatse ukiri mutoya watangiye kuyobora urwe rwe nabi, abashaka kumushyira mu murongo baramukangishaga bati ibintu turabibwira so wanyu nyogosenge urabona aregutse, akagira ubwoba, agatuza akajya ku murongo bitewe n'uko afite abo atinya. None nubwo kumvira utinye bidahagije, nk'uko byanditse mu gitabo cyitwa Wifuzwa mu bihe byose, urupapuro rwa 341, ni Igifaransa, icyigisho cyitwa ababwirizabutumwa ba mbere, ni icya 37. harimo ijambo rivuze ngo gukunda Kirisito, cyangwa se urukundo rwa Kirisito rugaragariye mu mirimo yo kwita ku bandi utabashakaho inyungu, ni rwo rugira imbaraga yo gukosora inkozi z'ibibi kuruta inkota y'abacamanza. Iyi nkota y'abacamanza nayo ni ingenzi, kuko itera ubwoba inkozi z'ibibi zica amategeko. Ariko umubwirizabutumwa wuje urukundo ashobora kugera ku mubyizi ubaruta. Ngiye nshaka kakavuze ngo ni inkota, iri tegeko, ubu butware bw'abahawe gutwara, nabwo ni ingenzi mu gucecekesha inkozi z'ibibi. Ubwo rero kubaho Imana ntuyitinya. Kubazabisoma ngo umusore mwiza aba agomba gutinya Imana, byanditse mu rugo rwa Gikristo, Ikinyarwanda ni 280. Abantu ntubatinya, abakomeye, abategetsi, abakuyobora, amategeko ntuyatinya. Ubwo niyo mvuze. Ukaba udatinya so, ntutinye so wanyu, ntutinye nyogosenge, uri umwidishyi. Ubuzima bwawe buba buzakugora, ntawe uzakugira inama, ntawe uzagukebura wayobye. Abantu batwumva niba byumve ko kugira uwo wubaha, wemera, utinya, niweho wungutse, kuko bizagufasha mu buzima. None se uzabaho udahanwa, uzabaho igitekerezo wagize ari cyo. Ubwo umugore azatsamo, kandi ushobora gupanga ibitari byo. Umugore akavuga ati kameme, nubwo ugiye kugura imodoka, ariko tubanze ikibanza n'inzu, tujye tubona naho tuzayicyura. Urumva iyo nama niyo. Ariko niba ntawe utinya, akaba ari ntawe wumva, ubuzima bwawe ntabwo bufitiwe icyizere, uzigora kandi ugore n'abandi. Mu Kinyarwanda bavuga ngo igikenya ntabwo cyumva ihoni. Kandi abantu babizi bazi yuko ihoni rivuga inyuma hari ikindi kintu cyo guteguza. Rero umuntu utagira icyo atinya, udatinya amategeko, buriya bwa mbere umuntu umaze kumvira Imana, ibindi byose n'abandi bose arabumvira, kuko ni itegeko rivuga ngo ubahe so na nyoko, rivuga ngo ubahe so na nyoko n'abayobozi mu itorero, abo mu nzego za leta, abo bose ubwo ngubwo umaze kumvira Imana bose ubumvira. Ariko utumvira Imana, ntiyumvira amategeko y'ababyeyi be, ntiyumvira igihugu, nta handi hantu abasigaje. Kandi izo mbaraga eshatu, Imana, itorero, ababyeyi n'igihugu, niwo muryango, nibo batuye mwese. Nta kindi kintu kiri, nta yindi mbaraga irimo ishobora kurengera umuntu usibye izo ngizo. Rero kwifata umuntu akigira nkaho ngo byose biri munsi y'ububasha bwe, kandi iyi ngeso abakiri bato barayigira cyane. Bakwiye kubanza gutekereza kabiri, kuko nubwo umuntu yaba ari kumva ngo afite imbaraga za terorisi, ariko agomba kubanza kwibuka ko hari n'abandi bamuterura nawe bahari, bakamumena, akameneka nk'icyondo, nka kumwe bajya bavuga ngo ubuzima bw'umuntu bumeze nk'amazi, iyo bayasutse ntago wayayora. Rero ibi bikomere biturutse mu busore n'imvune zibaye mu busore zikaharenga, ubwo bumuga umuntu aba azabugumana. Niyo mpamvu umusore uri kutwumva natangire yige kugira ibyo atinya. Ntago kugira ibyo atinya ari intege nkeya, cyangwa se si ububwa. Ntago ari ububwa, ntago ari uko uba uri umuntu w'umunyantege nke, nk'uko benshi bibwira ko ubwo ngubwo urabusuzuguritse niwugira abo utinya. Ahubwo kugira ubutinya ni ubwenge, ni umuco mwiza wo kumvira no kubaha. Kandi n'Imana yaravuze ngo ujye utinya abatware, kuko ngo badatwarira inkota ubusa.
reka dukomeze ku ngingo ya kabiri, ibindi bintu biranga umusore. Hano twari tumaze kureba ibiranga umusore uteye icyizere, ariko mu muryango niho nibwira ni umugabane wabyo wa mbere, umugabane wabwo wa mbere. Noneho reka tusimbukire ku kagengo ka kabiri, ku mico ye imuranga, mbese ku ndangagaciro ziranga ubuzima bw'uwo musore, ku buryo wamureba nubwo yaba atari umwana wawe, nubwo yaba umuyobora mu itorero, umuyobora muri korari, umuyobora mu mudugudu, mu isibo, ukavuga ati uyu musore rwose ateye icyizere, nanjye ngiye gukora bizinesi nakorana nawe. Murakoze. Yego. Nk'uko twabivuze ku bya mbere, reka twongere tubice akarongo abantu babyumve. Umusore aba agomba gukora, umusore aba agomba kugenda avuze, ndasubira mu byo tuvuze mbere, kandi yataha akavuga uko aje niyo yiriwe. Uyu musore agomba kugira ibyo ashinzwe n'abo ashinzwe, agomba kuba mu muryango afite inshingano. Umusore aba agomba kugira abatinya, ntabe impangazi, akamenya abubahwa, abatinywa, ababwirwa neza, abo umuntu aca bugufi imbere yabo. Noneho ibi tuvuze abasore bose babihuriyeho, ibi tuvuze byatuma uba mu isi neza, ariko ntabwo birakagukandagiza mu kayira k'ubugingo buhoraho. Yego. Ubwo rero ku mugabane wa kabiri, nubwo nabyo tutaraba turagera ku musozo watuma azaba no mu ijuru, ariko hari ibindi bintu umusore aba agomba kuba yaramuruye bikava mu bugingo bwe. Yego. Nabwo akaba ateye icyizere, ndetse ari amata abyaye amavuta. Icya mbere agomba kuba ari umuntu utabeshya, utavuga ibinyoma. Yego. Icya kabiri agomba kuba ari umuntu utiba, atari umujura. Icya gatatu agomba kuba ari umuntu utari umugome ngo agigira amahane ashwane. Icya nyuma agomba kuba ari umuntu utari umunebwe. Yego. Ibi nsomye ku bazabisoma mu gitabo cyitwa Nous et nos enfants, ku bafite iki gifaransa ni 109, ni 123, ni 95. Ayo mapaje yose avuga ibi bintu. Akaba ari nayo mpamvu ababyeyi batwumva bari mu iki kiganiro, bari kumwe n'abana babo cyangwa se badahari, cyangwa bazacyumva n'ikindi gihe, izo ngeso n'ubundi uko nzivuze, ngo uba ugomba gushora umushinga ukakuvuna. Abazasoma iki gitabo hari n'amabwiriza bagomba kukuyobora, ukarandura ibinyoma, ukarandura ubujura, ukarandura kubeshya, ibinyoma, ubujura, ukarandura ubugome, ukarandura ubunebwe mu mwana wawe, ukabikora ushyizemo imbaraga nyinshi kugira ngo ibyo bimurandukemo. Noneho muzabane nawe umufiteho inyungu, isi mufiteho inyungu, itorero rimufiteho inyungu, n'Imana imufiteho inyungu yamuremye. Yesaya 4:7, kuko nicyo yamuremeye kugira ngo ayiheshe icyubahiro. Rero uyu mugabane wo ntabwo tubona inyungu mu bugingo gusa, ahubwo tuba turi kwegereza no ku nyungu z'ubugingo buhoraho. Murakoze. Ngibyo ibintu bituma umwana w'umusore aba atanze icyizere. Noneho reka iyi ngingo tuyirambureho gatoya, wenda tugende tuganira kuri buri ngeso cyangwa se kuri buri muco. Umwana wiba cyangwa se umusore wiba, kadere ku ngingo kuri iri kosa ryo kubeshya, kuko buriya umuntu kugira cyane ko turi kuganira kugira ngo ku ngingo yo gutera icyizere mu buzima busanzwe, bajya bavuga ngo umwana murize ntagakurwa urutozi. Yego. Iyo mvugo isobanuye ko wenda kubera ko ari umugani, hari abantu bashobora kuba badahita bawumva, ariko abantu bajyaga bahinga, hari igihe barambikaga akana hasi, nyina ari guhinga, noneho akana kakiriza. Nyina yajya kureba ko icyo kabaye, hakaba igihe wenda yarageze ngo ni urutozi rumurumye aho karyamye, kuko bari guhinga nyine, kandi mu murima intozi zibamo. Agenda akareba agasanga ntacyo kabaye, kadashonje, katiyanduje, nta mbe wihari, katanyagiwe, kadahirimye. Yarangiza akakitaho, akagasinziriza akanya gatoya, akongera agasubira guhinga. Noneho byakongera nko mu minota nk'ibiri kakaba karongeye kararize, akongera akaza. Noneho wa mubyeyi
byaba inshuro 5 inshuro 10 akagenda akakihorera avuga ati wa mwana n'undi niko ameze noneho kugeza ubwo hari igihe bashobora kujya guhinga aho bari bahinze bwa mbere wenda nta kibazo kari kagize n'igihe urutozi rukarumye akavuga ati ni wa mwana umenyeye kurira ibyo ari igihe aririjwe n'impamvu ya nyayo nabwo akabifata nk'ari bya bindi kubera yuko niko umwana yamenyereye ni ukubeshya rero umwana murezi ngo ntago akorwa urutozi umuntu ntibamenye ko ubeshya bwa mbere ko hari ikibazo ufite basuzuma bagasanga ntacyo bwa kabiri ukongera ukabeshya bakazamenyera yuko ibibazo byawe ari ibihimbano noneho n'ibibazo bibaye ubwo cya cyizere cyawe kikaba kirangiye kandi baravuga ngo hari ibintu bimeneka ntibyongere gusanwa ngo icyizere ni nk'ikirahuri buriya plastique yameneka ukagenda ugasudiza icyuma gishobora gucika ukagenda ukagisudiza ariko se ndabona umuntu wasudiye ikirahuri rero icyizere nacyo iyo umuntu agitakaza rimwe yego urakoze mu migani 12:22 ibintu Imana yavuze abantu bagiye babitinya haranditse ngo ururimi rubeshya ni ikizira kuwiteka ahubwo anezezwa n'abakora iby'ukuri kubeshya ababyeyi batwumva abayobozi batwumva abato batwumva abashatse batwumva nibamenye ko mu bisenye sosiyete y'abaturage umuryango mugari wa mwene muntu harimo kuvuga ibinyoma kubeshya ubu niba ndavuga ngo byarakirisitutse abantu babigira n'ikimenyetso cy'ubwenge n'ubutwari uwabeshye mu bucuruzi ngo naramubeshye kugurisha umurima cyangwa inzu ngo nabibakishije ibikarakara ndababeshya ngo amatafari ahiye na sima uwabeshye umuyobozi we akaba arabitwaye ngo naramubeshye ngo ndi imfubyi ngo ndi umukene nanjye baramfasha ngo narababeshye ngo narabafashije ndayirira uwabeshye ubu ajya avuga ngo nge ngo ndakaze ngo ndi umunyabwenge ngo narababeshye ngo bicamo ngo ndabemeza ariko kubeshya uhereye ku mubyeyi utwite akabeshya yonsa uhereye ku mubyeyi wabonye ako gahinja kagatangira kumubeshya nk'uko kamwonse kubeshya nicyo kintu cya mbere gitesha abantu umutwe n'uwari wakakugiriye akamaro uwari wakaguhaye akazi akagutakariza icyizere kuko wagaragaweho ibinyoma ku bashakanye bo by'umwihariko iyo umugabo abeshya umugore inshuro imwe iyo umugore abeshya umugabo inshuro imwe akamuvumbura bizamurushya kongera kubaka cya cyizere noneho mu musore ho ni akarusho ku buryo ababyeyi bagomba kurandura n'iyi ngeso aho kugira ngo umuntu azakubeshya gutwara 1000 uzatange 5 umuvumbure ko ari umubeshyi uzakoresha imbaraga zibanye n'ibihumbi 5 umushyira habona ko ari umubeshyi naba ari umwana wawe uzaba umufashije naba ari mugenzi wawe uzaba umufashije ariko ntukemere ko iyo ngeso yimikwa mu bukunda kandi nabo udakunda nta n'impamvu zo kugira abo wanga iyo ngeso yo kubeshya ni ingeso mbi Bibiliya yaravuze ngo ni ikizira kuwiteka rero abantu bazirikane ko ikinyoma aho kiva kikagera cyera imbuto mbi ku buryo n'uwo muntu wumva abeshya nawe aramutse yamenye ko bamubeshye nibwo usobanukirwa ko nawe nubwo akora ibyo bibi ariko abizi ko icyo cyaha ari kibi cyane hano mu byashuwe hari umurongo byashuwe igice cya 22 hari umurongo bavuze ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abicanyi n'abasambanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora uzi uko bavuze mu migani 17:7 imvugo itunganye ntiyizihira umupfapfa ariko cyane ururimi rubeshya ntirukwiriye imfura yego rwose ntabwo ururimi rubeshya rukwiriye imfura ngo umuntu abeho abeshya nubwo kabara akantu gato uwo waje na telefone rero aho umuntu bamuhamagara ngo urihe ugeze Shyorongi akavuga ko ari Gisenyi uri Gisenyi akavuga ko yagiye i Butare uri mu kabare akavuga ko ari guhinga none uwo basigaye bavuga ngo telefone irabeshya telefone ntabwo ibeshya ahubwo abazikoresha nibo babeshya ariko tugaruke ku basore bacu iyo ugize amahirwe abana bawe ukaba baranduyemo kubeshya ababyeyi banyumva ntibabishyiremo imbaraga
uperereze mujyane muherekeze. Kera byajyaga bibaho kuko ababyeyi babeshywaga rimwe na rimwe, babaga bafite n'ubujiji, aho umwana abwira nyina ngo cyangwa se ngo ya minerivare ngo narayijyanye ngo barayakiriye ngo nta kibazo, ngo ariko ngo mperutse ngo kunyerera ngo kuri shimi ngo mena fizike ngo noneho ngo bukeye ngo nabwo ngo sinzi ukuntu nahirimye kuri biology ngo banci ibindi 5,000 ngo none muzabyohereza. Agaprofitira kuko nyina na se batize ari injiji, cyangwa se baba banajijutse nawe akiga ubuhanga bubabeshya ngo barya amafaranga. Uko kubeshya ababyeyi banyumve, hari n'ababirabuka bakabifata nk'icyoroheje. Uwo munyabinyoma natubera gitifu, uwo munyabinyoma natubera muganga, natubera kontabure, isi zorama mu mwana wawe. Perereza buguhagurutse hano ujye n'icyangugu umenye ko avuga ukuri. Nusanga ari ibinyoma utuze uranduye ingeso y'ikinyoma, kubeshya biba bitumye umwana wawe adatanga icyizere. Kandi abantu babyumve cyane ko ushobora kwanga kumukurikirana ngo umuvare mu iyo ngeso hakiri kare, ariko mu Kinyarwanda baravuga ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Ntabwo uzanga kumugemurira bamufunze, ntabwo uzanga kuriha isambu yabeshye akangiza imitungo y'abandi, ntabwo uzanga ko bamuhana mu gihe azaba yakoze amakosa, nyamara warashobora kubirandura hakiri kare. Rero ubwo turi kuganira ku ngingo ivuga kwirinda kubeshya, abantu bamenye yuko ikintu cyose Imana yabujije ikacyandikisha abantu bakacyigisha, nimumenye ngo nubwo wenda kujya mu ijuru njyanye yamifata nka bonus, ariko mu buzima busanzwe ibi turi kuvuga ntago turagira ku kujya mu ijuru, ariko umuntu uzi ko abeshya mu isi nta mugirira icyizere. Rero aho kugira ngo hejuru yo kuzarimbuka ube mu isi nta wakwiyambaza. Mbese hari igihe umuntu ashobora kuguhamagara akavuga ati se uri kumwe nande mu rugo, ngo ko nashaka kugira ngo ngutume, ati yewe nta wundi muntu uhari. Akavuga ngo nta wundi muntu uhari, ariko hari undi muntu hicaye kubera yuko umuntu nta cyizere atanze. Mbese ku buryo aramutse bibaho cyane n'ababyeyi yenda nitugera ku ingingo y'ubujura, no kubeshya biba bifitanye isano, kuko kubeshya n'abafite ibindi agambiriye. Ababyeyi benshi batwumva ajya asohoka iwe afite abasore n'inkumi ba 16, 17 kugeza 20, 21, agasiga akinze nk'utanditse mu isoko ubaye agiye. Niwe wababyaye bari mu ishyirahamwe ry'umuryango, ariko yaba yaribeshye ati nanisize ntakinze kandi nsizeho kakumiro, akaza agasiga akinze ingufura akazicomekeranya kuri kwirinda abasambo ba nijoro. Arabiwe kandi ubwo ahubwo yakabaye avuga ati ubwo bahari reka ngende nta kibazo barahari. Ku buryo umwiyambaje uti rero rwose niba ari umubyeyi w'umugore kavuga ati umugore warunaka agiye kwa muganga agiye kubyara, ubwo mu rugo ufite abana ngwino ujye kumuturwariza, akavuga ati ntabwo nagenda nta wundi muntu uba mu rugo, nta wundi muntu uhari. kandi ubwo afite abantu barindwa agaburira, ku buryo ugeze ku meza yavuga ati tuno muryango waratomboye. Ariko mwakwihera akakubwira ati rwose ninjye wagushije cyane, kubera yuko abantu afite mu rugo baragaragara ku mashusho ariko ntago ari abantu bateye icyizere. Reka twimukire ku kagingo ka kabiri twari twabonye. Umusore uteye icyizere agomba kuba atiba, mbese nta buriganya bumurimo, akarya ibyo yakoreye, agafata icyo yahawe cyangwa se icyo yemererwa n'amategeko. Ndagira ngo nubwo haba iwabo mu rugo, nubwo haba iwabo mu rugo, mu migani 28 umurongo wa 24 haranditse ngo uwibase cyangwa nyina maze akavuga ati si icyaha, uwo ni mugenzi w'umurimbuzi. Nubwo haba ari iwabo mu rugo, agomba gufata ibyasanzwe afitiye uburenganzira. Ni iwabo ibyo ashaka kugira uburenganzira akabusaba. Kirazira ko yiba ngo yigabize ikintu agitwara ahishe, nubwo cyaba kinini cyangwa kikaba gitoya. Ubwo iwabandi ho ni kure kubi. Arasabwa guha agaciro ibintu by'abandi. Kandi mu gitabo cyitwa Nuye no Zamfa, twebwe n'abana bacu
haranditse ngo ibyo nta kindi kibimugezaho ngo nuko nawe n'umutimanama we bazi ko uwamutwarira ibye abyigabije atabibahereye uburenganzira nawe yababara. Yego. Kubw'ibyo rero umusore utanze icyizere nuzi kubaha iby'abandi ntiyibe. Yego. Rero murumva ko kwiba ni icyaha kibi, ni ingeso mbi, ndetse navuga ngo yurira ku bintu byinshi birimo ubunebwe no kuba hari igihe umuntu adakora inshingano ze, noneho agashaka kwenjoyinga ibyiza cyangwa se kwinezeza mu byiza ariko atigeze abivunikira. Rero ni ingeso mbi cyane, abantu bakwiye kwiga kwirinda no kurandura mu babo, cyane ko hari igihe mu burezi umwana akora akantu gato agatangira kugenda yita imitungo y'abandi iye. Bikunze kuba ko twana dutoya, ariko ngo muri iyo myaka ndimva ari hagati y'6 n'8, iyo umubyeyi adakurikiranye ngo abirandure hakiri kare, iyo ngeso irakura ikazaba umugogo, kandi kugira ngo uzarandure igiti cyamaze gushamika biba ari ikibazo. Nyamara uramutse ubiranduye hakiri kare, wazishimira kuba umwana wawe naho agiye bazajya bavuga ati dutize uriya mwana, aba ari udusigarira ku iduka, aba ari udusigarira ku kazi, aba ari uza gusigara mu rugo, kubera yuko barabizi yuko nta cyakwangirika hari. Rero nimumenye ko hari kubera ko umuntu benshi bumva kino kiganiro, ndatekereza ko baba ari n'ababyeyi cyangwa se bazanarera, nubwo wakumva ko nubwo itegeko ry'Imana rivuga ngo ntukibe ari ukugira ngo abantu babe hari abakiranutse, ariko inyungu ya mbere ni ukubona umwese utunganye, utekanye, wumva nta kibazo ufite, ntacyo wishinja. Noneho nko kuri iki cyaha cyo kubeshya no kwiba, iyo umuntu yabeshye akaba abizi yuko bashobora kumufata, abantu benshi barwara umutima, atari ukurya byinshi, nta rindi kosa ryabaye mu ntuza, nta mubyiho w'ikirenga afite, ahubwo kubera yuko afite icyaha yihishanye, abizi ko gishobora kuzamenyekana. Ipfunwe ribatera umwijima, igira ipfunwe. Mu gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu baravuze ngo unarebye neza no mu jisho, ngo uwibye n'uwabeshye wababona. Ubigenzuye ufaramutse ufashe akanya kuvuga ati reka nitegereze umuntu ndebe ko atagiye kumbeshya cyangwa se atari kubeshya. Uwo muntu ufite icyaha yihishanye arahuzagurika ukamubona, arahuzagurika ngo aranyeraguza, ngo yavuga arategwa akajijinganya, ibikuba bikamukuka, agasubiza ibyo batamubajije, akitanguranwa kuko bikeka ibyo bakora. Ubwo rero wamumenya. Gusa kuba twumva nibumve ko umusore ubeshya, umusore wiba, baba bari kwitakariza icyizere. Niba waranagitaye, tangira wongere ucyubake kuko birashoboka, ariko ibyo bituma utakaza icyizere. Reka dukomereze ku kandi kagingo. Bari bavuze kuba umusore atari umugome. Umuntu ugirirwa icyizere agirirwa icyizere kubera yuko babizi yuko hari ibikorwa by'ubugiraneza azagira. Kuko umuntu nanone uramutse utiba, ukaba utabeshya, ariko nanone ukaba umugome, umuntu ufite ibibazo, urwaye, ukennye, ushonje, akaba atakwiyambaza, nabyo ntabwo waba uteye icyizere. Kubera ko umuntu ndagira ngo wenda usibye Adamu wabayeho mbere y'abandi bantu bose, nta wundi muntu wabanje kugira abandi neza ngo bazayimwiture nyuma. Umwana yavutse haramutse hatabayeho ubugira neza n'impuhwe, nubwo abaganga bamubyaza bakamurekeraho, nta wakwibeshaho. Umuntu avuka atishoboye. Ndagira ngo hari igitabo kimwe bavuze ngo mu nyamaswa zose umuntu niwe uvuka afite ubwenge buri munsi y'ubukenewe ku rwego ruteye ubwoba. Rero umuryango wakwitayeho, abandi bantu bakugiriye umumaro n'abatarakugira umumaro, ariko ukabona ko ari ngombwa kubitaho, umusore agomba kuba abagira impuhwe akabitaho, cyane ko abenshi abari no kwitura ibyo bamugiriye. Ndagira ngo ni mu migani havuga ngo umuvandimwe avukira gukora abandi makuru. Ni imigani 17:17. Uwo murongo udutegeka ko
umuntu wese uri mu isi agomba kubaho ari ingirakamaro, noneho ugakabakabwa n'ingorane z'abandi. Abafite ibibazo ushobora gukemura ukabikemura bitabaye ngombwa ko batakamba, cyane ko hari n'abantu bitewe n'ubupfura no kwibaha bashobora kutagutakambira, ariko waba ufite umutima muzima wumva uzi ko ari umutima wa kimuntu, akumva ingorane zabo akabitaho. Rero uzagirirwa icyizere, uzaba umusore uteye icyizere, babona ko ubwo uri mu rugo, ubwo wakize, ubwo amafaranga yabonetse, atari inzira ugiye kuzakoresha ngo ubakandamize, ubasuzugure, ubanyage, ahubwo azaba ari inzira yo kugira ngo ubatere ingabo mu bitugu. Ntabwo ubugome bugarukira aho gusa, ubwaho urwo ruhande abantu barwumvise, tugomba kuba abanyampuhwe. Turaza no kubigeramo no ku ngingo zikurikiraho. Tugomba kuba abanyampuhwe, ariko ubugome saho bugarukira gusa. Hari abana mu miryango, hari abasore mu miryango, yumva ko ubwo ari we musore agiye kugera ku bitabara umunabe akabaragiza ikiboko, n'amakosa mato akozwe akayahindura umusozi. Akaba ari wa wundi udatinya gutwika n'imyenda yabo, akaba ari wa wundi udatinya no kwangiriza n'ibyabo, inka akayica, intama akayica, aho bita ibikenya. Baranditse mu gitabo cyitwa Guide pratique d'éducation familiale, abavuze ngo les enfants batailleurs, les enfants terribles, bana b'ibikenya, bana b'abarwanyi b'ibihazi, b'ibihangange abo babaho. Iyo rero utari muri abo ubuteye icyizere. Ngira ngo kuri ibi by'impuhwe umaze kuvuga ntiwanabitandukanya n'ubu bunebwe twavuze, kuko niba uri umwana w'umunebwe ubwo ntuteye icyizere, niba uri ikinyuranye cy'umunebwe ari we munyamwete turi bugereho hepfo, uteye icyizere, kuko uwo mwete niwo ugutera no kwitangira n'abandi, no kumva ugambiriye kwigira, ukajya wishakira ibisubizo by'ibibazo byawe, kuko ubwiza bw'abasore twabonye ko ari imbaraga zabo. Basore mu nyumva, ntabwo ari imbaraga mukoresha muri gukubita ibikuta ngo muri gukina karate, si zimwe mukoresha muri guterura bya bintuza ngo muri kushaka ngo amaboko yazanye yabyimbye. Oya, ni imbaraga abandi bungukiramo bakazibonamo umusaruro. Uwo mukecuru akabona urukwi, gatsinda igiti ukacyasa ukamurambikira aho ngaho. Uwo muturanyi wahinze ntahere hagati, ugafata isuku ukagenda ukajyamo mukamuzamura. Niba mutanahinga, aho habaye ikibazo, izo mbaraga zawe zikabafasha. Niba ari n'ubushobozi wabarushije, imbaraga wakoresheje ngo ubugereho nabo bakakungukiraho, ngubwo ubwiza bw'umusore. Ubwo rero ubu bugome n'ubunebwe ari byo bituma umusore atakarizwa icyizere. Wagira ngo ababyeyi utu tuntu bajye baducunga, cyane cyane abana bakiri bato, amenye ko ibyo umwana ashoboye byose ubimukoreshe kugeza ku iherezo ry'ibyo ashobora. Utunga umwana w'umunyamwete, kuko ntabwo uzi iminsi tujyanye n'igihe tuzaramba n'ibyo tuzahura nabyo, ntawe uzi ibiri imbere, tuzi ibyo twatambutse gusa. Ku bana umwana uteye icyizere nta gisa nabyo. Reka dukomeze twimuke, ariko abana bakwiye kwirindwa kuba abagome ku rwego, kuko iyo umwana utamutoje kuba umugwaneza no kugira ubumuntu, agenda abandi bagome bakamwifashisha kugira ngo bagere ku rugomo rwabo. Noneho kubera yuko hari abagome navuga ngo b'abanyabwenge bubwo badashaka guhindanya amasura yabo, akaba ari umugome ariko w'umukire, yashaka kugira aho hemukira muri quartier cyangwa se mu mudugudu, akareba wa mwana wawe watumye ubugome mukuriramo, akaba ari ugenda agakubita uwo muntu, akaba ari ugenda akamwambura, akaba ari umugirira nabi, akaba ari umuhohotera, ku buryo ushobora kurera umwana waba utaramurandiyemo ubugome, akaba ari we muntu bava ngo igikoresho kibi muri quartier, abafite intego mbi bakamwifashisha kugira ngo bazigereho. Rero ugomba kurandura abana bawemo ubugome ku buryo nta n'uzabikeka, ku buryo niba ari inka bibye, niba ariyo batemye, niba ari itungo bagire nabi, nta n'uzatekereza yuko mu baba babikoze haba harimo uwawe, kuko
iyo umuntu yemenyereje gukora kugira ibyaha, niyo habaye icyaha ariko ntibamenye uwagikoze, iyo baje kugenza icyaha baravuga ati ariko ninde mukeka ko yaba yabikoze. Noneho uwo nguwo ukekwa buriya baravuga ngo mu Kinyarwanda baravuga ngo iyo ahantu hari iyo urebye mu gihuru ushobora kugikekamo inturo. Rero abo umwana wawe kora ku buryo atazaba mu bagome mu bazwi muri quartier ko bagira urugomo. Niba nta wigeze komeretsa, niba nta utagira urwana, mbese baba bazi ngo runaka, nubwo wamucokoza ubwonko bwe buratuje ku buryo nta bimenyetso by'ibisaze bimurimo. Rero reka dusitimukira kandi kagengo kavugaga ibindi bintu bishobora gutuma umuntu atagirirwa icyizere cyangwa se ibyatera umuntu kuba atera icyizere ariko cyane cyane ari umusore, ni ukuba atari umunebwe akora. Iyi ngingo rero yo gukora mu gitabo kimwe baravuze ngo amaboko atari mu kazi Satani arayakoresha. Ikindi ndumva ari muri twebwe n'abana bacu, niho bavuze ngo ababyeyi bagomba kwigisha abana babo ko ubunebwe ari icyaha. Ubunebwe ni icyaha. Bibiliya y'Umwuka Abatesalonike ba 2:10, kuko icyo ari cyo twabategetse tukiri kumwe namwe, umuntu wese wanga gukora ntakarye. Iyi mvugo iraremereye. Yego, imvugo iraremereye kandi ikibabaje ni uko ku isi abenshi barya ni abatinjiza. Abenshi barya ku isi ni abatinjiza, ni abadakora ngo hagire ikinjira. Ariko ubwo kuko turi kwishakira umusore uteye icyizere, n'ababyeyi bamurera nibabyumve, kudakora ni icyaha. Rero umwana azaba ari mwiza nakora, ku buryo uroye ububi bw'iki cyaha, uroye uburyo cyonona, niyo ntandaro y'ibindi byaha byinshi. Udakora wese, unyumva nyumve wese, udakora wese arakorakozwa. Nta wabura gukora ngo yifumbate nibura abe ntacyo akijije ariko nta nicyo yishe. Ibyo ntibibaho, ahubwo udakora ashaka ibyo arakorakozwa, agacokoza. Ubusambanyi niho haza kureba ibitagira umumaro, niho haza kumva ibitagira umumaro, niho haza ubugambanyi. Abo bananiwe gukoresha impagarike ngo bavunike babiri ibyuya, nibo bajya kuri suri bagasahura amabanki. Kudakoresha imbaraga ngo ube okipe ugira ibiguhuza, ubu uzakora ibyaha. Nta bundi burinzi uba ufite bukurinda gukora ibyaha. Reka iyi ngingo tuyitseho cyane, kuko abantu bibwira yuko gukora wenda ari navangwenda ni ukuba hari uko babamenyereye cyangwa se wenda bitewe n'ubukene. Ariko umuntu wese udafite icyo ari gukora mu buzima busanzwe, usibye twebwe abantu, iyo ikintu ntacyo kimaze cyangwa se cyarengeje igihe, wenda dufate nk'urupapuro. Uzi yuko impapuro zisanzwe zaba mu biro, ariko iyo urupapuro amaze kurukoresha, niba wanditseho nyirago akabaza ko atazarukoresha, mu Cyongereza bigurita ngo ni shiti. Ariko ubusanzwe iryo jambo shiti rivuga umwanda w'ikintu kimaze kuba, iyo kimaze gukoreshwa nyine kitakiri paper gihinduka shiti, kikaba umwanda, kubera yuko ahubwo aho kiri ugiye gukora isuku araterura akajyana agashyira muri puberi cyangwa se mu bubiko bw'imyanda. Noneho bivuze ko umuntu naba ari mu isi ntacyo akora, aho ari niba ntacyo akora, ubwo ameze nk'umwanda. Umuntu wese yifuza ko ataba ari hafi. Cyakoze kubera ko hari benshi babanebwe, barahurirana bagakora agakungu, bagakora urugomo, ubugizi bwa nabi, amatsinda y'amabandi akaba aratangiye. Imbaraga batajyanye guhinga, imbaraga batajyanye kubaza, imbaraga batajyanye guhahira ababyeyi babo, yego, barazihuza bagatera umupira, yego, barazihuza bagakina karate, yego, barangiza kuzikamirika bakazihuza bakajya gutobora amazu, bagahera habi kandi baba barahereye heza, bakorora ihene, bakorora inkoko, bagatunda amabuye, bakashaka umucanga. Ibyo byose ni ibintu bifite akamaro muri rubanda.
iyo imbaraga zidakoze ni ikidashoboka ngo zibure ibyo zagira, ntabwo zishobora gukozwa kuko izo mbaraga bateguriye umurimo mwiza, bateguriye gukora ibintu bigira umumaro abantu, bateguriye gukora ibigira umumaro ngo ubwabo binabagirire akamaro, ntabwo zabura gukoreshwa na Satani ngo izananiye gufata isuka zibone no gufata icyuma ngo zijye kuniga abantu. Rero reka tubabwire ngo byanze bikunze mu isi nudakora iby'ingenzi uzakora ibitari by'ingenzi, kandi ibitari by'ingenzi byose bizagaruka uwabyishoyemo. Rero reka twimukire ku kandi kagingo kavuga noneho ibintu wasuzumiraho umusore ubibonye ugahita uvuga ngo uyu musore koko nanjye nakorana nawe, Imana iramushaka, mu itorero ateye icyizere, ni umugabane wa gatatu. Nawe reka tuganireho muze aho tubwireho. Uyu mugabane wa gatatu ni umusore mwiza, umusore mwiza mbwira abanyumva ko ubwiza atari amavuta abantu bisiga bakaneka nk'imineke. Mu Baroma 2:7 haranditse ngo bashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacobora, kandi Imana ikazabitura ubugingo buhoraho. Uyu musore mwiza rero nawe ari mwiza nyine ntiwabura kumukunda. Ngira ngo mbibutse ko no mu gihe cya Nebukadineza igihe hatoranwaga ba Daniyeli bari beza mu mico, bari beza mu miterere, bari beza. Ariko aho nshaka kuri iyi ngingo kuba twumva hari utuntu tugera muri 4 niba atari 5 tugomba kuzirikana. Uyu musore mwiza agomba kuba ari umunyamwete, ubwo turigarutseho. Uyu musore mwiza agomba kuba agira urugwiro. Uyu musore mwiza agomba kuba agira ubwuzu bw'iby'Imana. Uyu musore mwiza agomba kuba ari umunyamurava. Ingerageje gusobanura yenda ngo iyi ngingo tuyivugeho byinshi kandi tutayitinzeho. Umunyamwete ntawe utamushaka. Naratangaye n'abajura n'abakora rebellion bakarwanya ibihugu nabo baba bashaka abanyamwete. Mu Migani 22 urumva ko Imana rero yo irabashaka. Umurongo wa 29 haranditse ngo hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye bene wazaba imbere ku mwami ntazakorera abagufi. Biri umunyamwete mu byo ukora, company zikora imirimo runaka ziba zigukeneye, uri wanted, ubushakwa ku isoko ry'umurimo, umurimo wari wo wose. Iyo uri umunyamwete mu byo ukora, umubyeyi wakubyaye ntiyabura kuririmba no kunezerwa bitewe n'umunezero. Iyo uri umunyamwete, icyo ni igitumye umusore baba ngo uyu ni mwiza, agira umwete mu byo akora. Aho yicaye haba isuku, aho yiriwe hari akarima k'igikoni, aho yiriwe inka yariye, ngo ndavuga mu giturage no mu buzima busanzwe. Mu nzu nubwo zaba ari z'abasirimu harakoropye, nubwo mwamukoresha abakozi yanabasuye, yarabari bugufi. Nta gisa no kubona umuntu agira umwete. Noneho urugwiro nayo n'indi mpano nziza, kuko ni imbaraga ituma abantu bakwegera bakagusanga. Ni imiterere, ni imbaraga ituma abantu bakwegera bakagusanga. Umusore mwiza rero nawe arangwa no kugira urugwiro. Narwo ndarusesengura kugira ngo abantu barwumve, kuko rurakenewe mu nyungu zawe weho musore, rurakenewe mu mibereho yawe n'abandi. Kugira urugwiro birakenewe. Abashaka kubyumva kambaho urugero, mu nzira iyo tugenda n'amaguru, haba ubwo uhuye n'umuntu arakaye, ari kureba nabi, ijisho yarikuruye cyangwa se ryatukuye. Iyo afite umuhoro hari igihe mu bisikana agatambuka, ariko ntiwizere ko byarangiye, ukumva wabirinduka ukareba inyuma. Mbese ku buryo usibye no kuba wenda twebwe turi kuganira ku musore uteye icyizere, cyane wenda turavuga ku babyeyi, ariko iyo uhuye nawe uramutse hashize akanya gato kumva ngo hari umuntu bishaho hirya, ntabwo wamushidikanya. Biragoye ko kutava ngo nyamara ntuye na runaka kandi yarafite umupanga. Nuko atarafite urugwiro, ntabwo yari kureba neza. Kuba adafite urugwiro gusa, kuba atari kureba neza, ako kantu bajya bamenya ngo umucyo wo mu maso uri mu bintu biranga abantu Imana yemera kandi yishimira. Nuko ubwo rero ngiye gutondeka bimwe mu biranga urugwiro.
mbwira n'abantu bateze amatwi gufata birazanyu n'ikindi gihe mukazabireba ni ibintu bigera muri 6. icya mbere ni uko umuntu wuje urugwiro araseka nta bigihwahwa cyangwa igishojwe ngo yibwa kwenkwenuka nk'utagira akazi ariko araseka aramwenyura ibinejeje aranezerwa ukabimusoma mu maso. icya kabiri ahorana umucyo wo mu maso uko mbivuze ari 2 ndabisoma muri Yobu igice cya 29 umurongo wa 24 haranditswe ngo niyo twahuzaga urugwiro nabo nseka ntibakundaga kubyemera kandi ntabwo bahinduraga umucyo wo mu maso hanjye. niyo twahuzaga urugwiro nseka guseka biranga urugwiro ntibakundaga kubyemera kandi ntibahinduraga umucyo wo mu maso. kuba useka umwenyura ukarangwa n'umucyo wo mu maso wa musore we ni ibintu biranga ko uje urugwiro. mbabariye abasore batagira urugwiro cyane ko ariyo ngeso y'ingimbi bano bana b'ingimbi ngo bibabaza ba nyina na base cyane abageze mu zabukuru kuko bano bana b'ingimbi bafite ingeso mbi yo kumwenyura no gucya bari kumwe n'abandi bantu yagera iwabo akigira umurakara akarakara akarya atavuga akaryama atavuga akabyuka atavuze ugasanga umuntu abanye umurakare mu nzu akazamwenyura akazaseka ageze w'abandi kandi ibyo nibyo bituma sona nyoko barama bareba uko batwaye neza uko bakereye uko ugiye kubasanganira baje. ibindi 2 biranga urugwiro icya mbere ni ibiganiro byiza birimo ibyishimo. icya kabiri ubwo bikaba bibaye 4 ni ugusangira n'abandi iwawe n'ubwo waba uri umuntu mukuru cyangwa se niba ari abana watoje iwanyu ntihabe muri ya nkongoro ya dede inyweramo dede wenyine. ni Nehemiya 8:12 haranditse ngo maze abantu bose baragenda bajya gufungura no guhana amafunguro no kuganira ibiganiro by'ibyishimo byinshi kuko bamenye amagambo babwirijwe. barasangiye bahana amafunguro kandi baganira n'ibiganiro by'ibyishimo mukareka amanjwe mukareka kunegura ariko kuganira abantu banezerewe basangira utwo tuntu ko ari 2 turanga urugwiro. izo zose ndi kuvuga ni urugwiro ni imbaraga rukuruzi ufite ituma abantu bakwegera. wa musore we urayikeneye mu mubyizi tugukeneyeho mu buzima buri imbere birakwiye kuza usohoza ari uko abantu bakwegera abantu bajya baza bakakwegera bakakugeraho. niba uzaba umuvuga butumwa bizaba bikoroheye gukiriza Yesu imitima niba abantu bakwegera. niba uzaba n'umucuruzi bizaba bikoroheye kubona inyungu nyinshi niba abantu bakwegera. icyo waba cyo cyose urugwiro rurakenewe ngo abantu bakwegere. 2 bya nyuma harimo guhatira abandi byiza. hata umuntu azarye hata umuntu iwawe azarare hata umuntu yakira impano umuhaye hata umuntu akarabe. hari abantu bazi ko ku isi ntawe ubakunda ku buryo wanamubwira ngo irya akanga kandi ashonje ariko umubwiye ngo urakaraba ku ngufu yakaraba kandi akabirya nawe ukabona ko haciye ikivi. umubwiye ngo urarara yaryama kandi ukabona ejo abyutse ryarashe yarari kugenda ijoro nuko yari yarihebye ko ntawe umwitayeho none abikubonyemo. uzaba uri umuntu mwiza niba uhatira abandi byiza biranga urugwiro. ni Itangiriro 19:3 igihe Loti yabwiraga b'abamarayika ngo baze baryamiwe bakanga ngo turarara mu nzira buke. Bibiliya iravuze ngo arabahata bajiwe binjira mu nzu ye abatekera ibyo kurya yotsa imitsima idasembuwe bararya. icyanyuma rero kiranga urugwiro ni ukwitangira abandi aricyo twese dutegekwa ku isi. nge nkunda gutanga urugero rw'ura mukobwa Rebeka wari wagiye kuvoma mu gitondo ababyeyi bamutumye amazi ahurira n'umusaza. uriya musaza nta rukuruzi yari afite ngo yenda ni agasore kakenyeye neza bahahuriye. umusaza aramubwira ngo mpa amazi undi atenga amatiri ikibindi aramusomya. yenda iyo aza kuba ari agasore twakavuze tuti yamuhaye amazi avuga ati yenda ari kugira ngo hari ukuntu yenda inyuma hari azambera umukunzi. ariko uriya mukobwa oya yaramubonaga ko hari umusaza ushaje badahuje gahunda. amuha amazi akinywa amazi abona n'ingamiya nazo zifite ikibazo nazo arazidahirira zireguka. ibyo birangiye ingamiya zari 10 kandi zinywa amazi menshi ko ari nayo zibikira mu kigega zigendana zinywa menshi cyane.
byarangije ariko uvuga ati ndi kubona muri n'abakure twe tujya ducumbikira abashyitsi wacu muze murarya iwacu kandi muri buryame. Ibyo byose ni ibiranga ko uriya mukobwa yari afite urugwiro, bagiye iwabo bararyama nubwo nawe yabyungukiyemo ubwo kubona umugabo nka Isaka. Isaka ni umugabo watanzwe n'Imana uko yavutse si ibisanzwe. Rero aha nashaka ngo ingingo y'urugwiro nyitindeho. Abasore mwese muzaba muri beza niba mu miterere yanyu mufite urugwiro rutuma abantu babegera babasanga bakabageraho. Yakoze yenda kamvuge no ku bwuzu bw'iby'Imana utuntu nturangiza ndusesenguye. Umusore mwiza Zaburi ya 42 nibaza ko ari umurongo wa mbere, hari ijambo Dawidi yavuze ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Umutima wanjye ugirira inyota Imana ihoraho. Nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana. Nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana. Nta gisa no kubona umusore uri kuhanya yiruka yakerewe mu materaniro. Nta gisa no kubona umusore uri kuvuga uti nyabuna mwinsakuriza ndi gusoma Bibiliya. Nta gisa no kubona umusore uri kuvuga uti mundeke mbanze numva indirimbo nyirangize n'indirimbo nziza y'ubutumwa bwiza atari ya muzika ya pona pi. Nta gisa no kubona umusore uri kuvuga utari kubundi ko mudaheruka mwabakuru bitorera umwe kuturemera iteraniro ry'abasore ko hari igihe mutubwira tukumva hari ibiruturutu byagabanutseho. Kubona umusore ufite ubwuzu bw'iby'Imana uwo ni mwiza. Noneho icyanyuma ni umurava. Mu ijambo rimwe umurava ni ijisho ridahuga. Ubundi muri Bibiliya muri Zaburi ho haranditse ngo Uwiteka niwe munyamurava, ngo umurava wawe ugera ku bicu, ngo umurava wawe uruta isi n'ijuru. Ni ijisho ryibwiriza ibyiza. Imana izi ko turarya, izi ko mu bitaro bakeneye gukira, izi ko abatwite bakeneye kururutsa amahoro, izi ko hari intambara yakunamuka, izi ko hari izuba babona akavura, izi ko abanitse bakumisha. Imana ikora serivisi zose yibwirije utabanje kuyibwira. No mu Bakorinto ba mbere 1:4 haranditse ngo n'ibisonga by'Uwiteka bishakwaho ko biba ibinyamurava. Noneho rero kubona umusore wibwiriza, ababyeyi bagiye bibagiwe no kubivuga bagasanga yahishije. Ababyeyi bagiye bibagiwe no gutanga gahunda bagasanga ubwe yashatse igiti yagitsinze yacyashije nk'izumi. Bagasanga yakubuye yakoropye no kumbuga yahaharuye ntabyo batanze ijisho rye ryabibonye. Uwo ni mwiza. Rero ngibi biranga umusore mwiza kandi atanze icyizere. Rero abasore tutugingo murasabwa kudushaka mukagerageza kuba beza cyane ko wenda mvuze nko ku rugwiro mwese turimo ya business dukeneye abantu kurenza ikindi gihe kuko iyo utabasha kwireherezaho abantu ngo bagushyikire ngo ufite ikibazo akikubwire. Mwese ya business biragoye ko wamenya opportunity naho akazi gaherereye. Rero iyo umuntu yigize inkarishyi ku buryo ukureba ikintu cya mbere ahita atekereza ari ukuguhunga kuko abona anatinze aho ngaho wamumerera nabi, umenye ko uri gutegura inzira mbi ya mbere yo kuzabaho nabi. Kuko kubaho udashyikirwa, kuba ntawe ukubwira, ntawe kugira inama, karayigeze kuririmba ngo ugira Imana abona umugira inama. Inama ikiza umuntu ikamuvana mu kaga n'akangaratete atari kuzegera avamo kubera yuko ntawe umuha ibitekerezo. Buri igitekerezo nicyo gihenze kugira ngo ibintu byose abantu bakora bishoboke. Ntago abantu benshi ntago mu by'ukuri mwisi ibibuze ntago ari ibishoro abantu bashora mu ntuza mu mishinga itandukanye. Ishoro birahari ahubwo habuza bizerwa, habura n'ibitekerezo byashobora kugira ku ntego. Noneho rero iyo kuko ibitekerezo biba mu bantu, iyo wifashe nkaho udashaka ko ugira uwo mushyikirana ngo ugire ubwira ugire ukuganeza, rwose ubutangiye inzira mbi. Kandi niba hari abantu bakeneye inama, niba hari abantu bakeneye ababaha ibitekerezo ni abasore. Wenda benshi bibeshya yuko bafite ibitekerezo bihagije, ariko ujya wibuka ko ibyo ngibyo uri gutekereza hari abandi babitekereje imbere yawe, wenda baranabigerageza, wenda ntibyakunda cyangwa se basanga ibyo bintu bidashoboka. Rero kwicara ugatekereza akavuga ati bari abasaza buriya byararangiye, gerageza
wubaka urugwiro, wubaka ubushuti, kandi ni byiza yuko ubaka ubushuti n'abantu bakurusha ubwenge, bakurusha ubumenyi, bakurusha inararibonye, kuko aburusha ubwenge n'ubundi bo wenda bashobora kukuvomaho niba unabufite, niba ugize amahirwe yo guhura n'umuntu ukurusha inararibonye, ukurusha ubumenyi, tega amatwi kandi witonze. Abanyamateka baravuga ngo utaganira na se ntabwo amenya icyo sekuru yavuze. Ntabwo se yakuganiriza ariko ubona nareba nawe aramukubita ikofi. Rero urugwiro ni rwiza kandi rurakenewe. Kuba umunyamurava nabyo babisobanuye neza, ni ukumvira cyangwa se kwita ku nshingano ariko bidategereje ko hari umuntu ugutebutsa. Rero iyi ngingo nayo reka tuyirengeho, tujye ku ngingo ku mugabane wa 4 dushaka kugira ngo tuze kwitsaho, nawe uvuga ku kwirinda. Umusore aba ateye icyizere iyo agira amakenga akirinda ibibi. Wenda muzehe arayitubwiraho nayo, hanyuma tuyicukumbure tugana naho ikiganiro cyacu dusoreza, kuko ndumva ariyo ngingo ya nyuma. Murakoze. Kwirinda ni kugari, ariko cyane cyane ku musore uteye icyizere. Icyo dufuhira, hari abandi bagize ubujiji, hari abandi batahuye n'ibiganiro byiza bibabwira ibyiza, hari abandi batabonye ababarera kuko nabo batarezwe. Ariko reka turinda n'ifuhe abasore bacu muri iki gihe bashobora kugira amahirwe yo kumva ibiganiro nk'ibi ngibi. Kwirinda, ikiba kigambiriwe ni ukugira ngo umusore azatambuke mu isi neza, azatambuke mu isi nta buribwe, azatambuke mu isi nta mubabaro, azatambuke mu isi arame nk'uko n'isezerano riri. Niwo mugambi nyamukuru wo kwirinda. Ngira ngo iyi ngingo mvuze, wubaha so na nyoko ukarama nk'uko byanditswe mu itegeko. Ariko cyane cyane reka tuvuge ku kwirinda mu mirire n'iminywere, nabyo bituma ubutaraga bwawe buba burinzwe neza ukazarama. Reka tuvuge hari ibintu bigera nko muri 4 cyangwa 5 bituma umusore arama. Niho tugiye gutinda, ndabisubiramo. Kumvira itegeko rya 5 bitera umusore kurama. Yavuze ngo ubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ni ukuva 20 na Efeso 6:1 n'uwa 2. Ngo iri niryo tegeko ryonyine mu mategeko 10 ririmo isezerano wa musore we, kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Noneho icya kabiri ku musore, kuko abari ugifite ubwonko buzima, ngo bubangukira gufata ibintu byose bukangutse bukurwa n'akaje, ngo arasabwa no kwirinda ibintu binaniza ubwenge, agakunda umutuzo. Ibi byanditse mu gitabo cyitwa Nous et nos enfants, n'urupapuro rwa 246. Ubushakashatsi buhari bwahakorewe bwagaragaje ko abantu bose bagiye baramara imyaka hagati ya 90 n'100 ngo ari abantu baranzwe n'ubuzima bw'umutuzo, ngo bakajya barakora ibintu birashe ku ntego batajahagurika mu buzima. Dore ibintu birya binaniza ubwonko. Icya mbere ngo muri rusange muri icyo gitabo haranditse ngo ibintu byose karemano bitari umwimerere, bahereye ku mucyo mwinshi, uyu mucyo uba mu mazu yacu, ngo ushobora kuba ari mwinshi mu kanya ukabura zimye, gitungura hakaza umwijima w'icuraburindi. Ibyo binaniza ubwenge. Ngo hari urusaku rumena amatwi, ibi biradiyo byigwa biraduhira, ibyuma bisakuza, hari n'insengero zisakuza cyane. Ibyo binaniza ubwenge. Noneho ngo abasore by'umwihariko bo barabikunda. Hari n'abajya mu buriri ntibasinzira, ahubwo akaraza za ekuteri mu gutwi, ibidunda bihinda, babyita ngo ni ingoma, ngo nshaka ingoma. Ibyo binaniza ubwenge. Hari ibishyika bikaze, ibi binaniza ubwenge, aho umuntu turi kubona ibintu kuri social media bidasanzwe, ukabona inka iri kubyina, ukabona ibintu by'ibitangaza, ukareba ibintu bitangaje nawe ugashiduka. Ibyo bivuna ubwonko. Hari kujahagurika mu mikorere, ugasanga ejo uri gucuruza indazi, ku mugoroba uri umwubatsi, mu gitondo uri washinze studio, ejo bundi wabaye umubyinnyi, bukeye bwaho uri umukinnyi, ugasanga ibije byose ntujye usigara. Ibyo binaniza ubwenge. Hariho
hariho ibintu byinshi bitandukanye bijya binaniza ubwenge, ibi bijya bituma umusore atarama. Noneho ikindi cyatuma umusore atarama ni ugukunda ihubi mu mishinga, gushaka gukira mu buryo bwihuse. Nicyo ndacaho akarongo. Ibyo utekereje ugashaka ko birara bikozwe bizakorwa na miliyoni 10 utagira n'imwe, ukabanza gushaka buzacurika, ukabanza gushaka buzashuka, ukabanza gushaka bazakuguriza, ukabanza gushaka bazagusinyira, ukabanza gushaka bazagutiza ingwate, ukaba uri kwishakamo ibisubizo 1000, wewe ubwawe ugira igice cy'igisubizo cyangwa nta na kimwe. Noneho ibyo nabyo binaniza ubwenge. Imirire mibi nayo inaniza ubwenge. Buriya ngo imirire myiza ngo niyakirwa neza mu mubiri, niyuzuye ibitunga umubiri, nisohora imyanda, niwutera imbaraga hakurikijwe icyo buri rugingo rukeneye, niba ari amaso, niba ari amatwi, niba ari akanwa kavuga, niba ari amagufwa, niba ari imitsi, niba ari imihore, icyo buri rugingo rukeneye ukaba wariye indyo irahaza buri rugingo, ibyo bitera kurema. Noneho ikindi twakivuze ni ugukora. Ugomba gukora, umuntu wese ukora azarama rwose, nagira icyizere. Imihati ntabwo isajisha imburagihe, cyetse imihepfu. Gukora byinshi wunguka bike, gukora utarya nibyo bibi. Naho umuntu wese wakoze akaruha, akarya bihagije, agasinzira bihagije, ntacyo azaba, azarama. Noneho basore mu nyumva, ubwo nihabaho kwirinda, ubwo turirinda gusuzugura ababyeyi, turi bwirinde ibinaniza ubwenge, turi bwirinde gukorana ihubi, turi bwirinde kurya nabi, turi bwirinde ubunebwe butuma tudakora. Ni ukuri ugutunze mu nzu afite icyizere kuzarama iminsi, ibyo agushakaho, iby'igihugu kigushakaho, iby'isi gushakaho, irizera nibura ko uwo mubyizi kuri weho izawubona. Rero ngiki icyo nari ngambire mvuga kwirinda, nubwo ari ingingo tutasesengura ngo tuyirangize, ariko abasore batanze icyizere baririnda. Arakoze cyane, atubwiye ingingo nyinshi, ariko ndagira ngo tugire izo tugenda dusa nkaho dutindaho, kubera yuko buriya umuntu uramutse umubonye atirinda byagorana kugira ngo ujye gushora, niba ari imari yawe cyangwa se niba ari ubutunzi bwawe, ujye kubushora muri banki ariko ubizi yuko itarindwa. Sinzi niba wenda tukumvikanya ako kantu, ariko uramutse bakubwiye ati rero iriya banki irunguka cyane, ariko ikibazo nuko nta basekirite igira. Ntabwo ibyo birazwi. Hari ibihugu tuzi byo ku isi yacu n'ababituye batabikamo, yego, bitewe n'icyizere gike bafitiye uburinzi bwabo. iyo bicaye hari igihe bakubwira ati hari ahantu uracuruza ukunguka rwose, ariko nawe uramutse unabizi yuko nk'abantu wenda bajya borora, nibo bantu bajya bimura amatungo cyane cyangwa se ibyo bita kugisha, akegishiriza ahantu bitewe n'uko azi ko hari ubwatsi. Ariko aramutse amenye ko hari amabandi azazitwara, ntabwo yakwirwa azimure yavuga ati ndakora ushoboka byose, ndashaka imashini zo gusukira inzuri zanjye, ndashaka imbuto nziza y'ubwatsi mbuhingaho kugira ngo nzajye kuragira ahantu bazazitwara. Rero umusore koko ibyo twavuze bindi by'imbere ni byiza, ukwiye kubigira, akagira umwete, ariko hari ibyiza ugomba kwitaho. Wenda reka duhere ku kagengo ko kwirinda mu mirire, koko ufite imbaraga ariko ukaburya ibintu byose, utitangira. Nta wakugirira icyizere ko niba utitangira mu mirire, nanagushyira ahantu mu byo ugomba kurya cyangwa se mu biribwa, ugomba kwifata ngo yizere yuko ubuzima bwawe buzaba buteye icyizere. Kuko niba umuntu ubizi yuko atagira gahunda mu mirire, umushyize muri hoteli ngo acuruze ku bantu bajya bakoreza bizinesi, ashobora kugenda agashyira ibyo kurya umukiriya yabiriyeho, ubwo bizinesi yawe ikaba irangiritse. Ibyo biroroshye, kubera ko adashoboye gutegeka ipfa rye by'akanya gato. Ibyo biroroshye, ahubwo ashobora no kuba muri iyo hoteli
yenda wari wamushinze no gucunga umutungo wayo, yego, akarangarira kunywa inzoga agasinda na wa mutungo wose bakawutwara, bakawiba, bakaba barawujyana azize kubera kutirinda. noneho ubu mu mirire n'iminywere byo biragutse, nk'abasoma agatabo gato kitwa Temperance cyangwa kwirinda, yego, bavuze ukuntu aba banyenganda badukorera ibinyobwa, badukorera za biswi, badukorera za bombo, ngo hari utuntu tw'ubunyabitabire bashyira, udukemikozi bashyiramo, yego, ngo uturiye utu tubombo, biswi, utwo tuji, nubwo bigaragara ko tutangiriza umuntu intekerezo, ngo ariko tukakubibamo inyota uko bucye ukajya ushaka igikarishye kiruseho, yego, donc ukarya bombo, ejo ukazumva itari kimara ipfa ryawe ushaka kandi gakarishye, ubwo kabuka nyoya agakoka-cola kari gukarihaho nako kakagusigira indi nyota yo gushaka agakarishye, ukazaturiza ku gapirimusi rero n'urwabo. ubwo rero umusore atirinze utwo twose, yego, kubingira akamaro kwe vuba cyangwa kera wazasanga kutakiriho, noneho wenda bagasoreza ku rumogi, ugasanga umuntu yatangiye harya bombo, akomeza abashikareti, ajya ku mabiswi, arakomeza, kandi wenda nuko hari abantu bajya bivuga bakagira ngo ni ibyo abizera runaka cyangwa se abagira imyemerere runaka. Abantu bakwiye kubanza kumenya yuko nta bukiranutsi buba inyuma y'umubiri. Niba umuntu ajya kugukubita urushyi agakoresha ukuboko kwe, uko kuboko kuramutse kudakoze icyo cyaha, kudakoze iryo kosa, ntabwo umuntu yabibasha. Rero intekerezo, umubiri, umuntu akoresheje ibikorwa bibi, Pawulo ndumva yavuze ngo mbese ngo ntore ingingo za Kristo nzikoreshe nzihindura za maraya. Rero abantu bamenye ko kurinda ubuzima nubwo ari kimwe ari amwe mu hamaranga abakirisitu cyangwa se abemera Imana by'ukuri, ariko kwirinda ni ihame riranga abantu bafite ubwenge. Noneho kuri ingingo yo kwirinda, nibamenye ko niba n'ibyo wemererwa, niba n'ibigira umumaro, n'ibyo utekereza ko ari ngombwa, bikoreshe mu buryo bukwiye. Mu gitabo kimwe ndumva ari cyitwa Ibyaduka, niho bavuga ngo kwirinda nyakuri kutwigisha gukoresha kureka ibitwangiriza no gukoresha neza ibizima bitugirira neza. Abantu benshi barwaye ibifu, barwaye umwijima, barwaye impyiko, barwaye umutima, abenshi babitewe no kurya nabi no gukoresha nabi n'ibintu byari bisanzwe ari bizima, ariko kubera yuko niba ari nk'igifu arya buri minota 30 buri saha, ibyo igifu kikagenda kikicwa na za side zibamo, ahoza mu kanwa, akarwara umwijima bitewe nuko umwijima uhorana imisemburo uhora gusohora kwa buri kanya. Buriya abantu batazi imikorere y'umubiri, igifu gihora mu ibyo kurya ngo kiragenda kikaryama ku bwonko, nabwo bukagwa ikinya, cyangwa se uyu bwonko igifu gihora mu akajagari, nacyo giteza akajagari mu bwonko, kandi ubwonko bw'umuntu iyo busaze ngo amaguru ye ntabwo yanga kwiruka. Rero reka tuvuge ku kandi kantu, ntago wagirirwa icyizere, nta musore wagirirwa icyizere aramutse ari umusinzi. N'ufite imitungo, n'uwaba hari ukuntu yizigamye, hari ukuntu yubatse gahunda ze, ntago nzi ko hari umuntu ufite amafaranga banywera ntashire. Ntago rwose uramutse uvuze ngo ngiye kuzigama, nzigamira uyu mwana nubwo ari umusinzi azasinda imyaka 100, ntago byakunda, kubera yuko Satani yatanze inama yo gukora ku bantu bakora inzoga, abigisha gukora inzoga z'amakeya n'iz'abakire, ku buryo buri muntu wese afite inzoga zishinzwe kumara umutungo we. Noneho hejuru yo kuvuga ngo no kubungabunga imitungo, menye ko izo nzoga zimara imitungo ariko nawe zitagusize, ku buryo nta wakugira icyizere ngo avuge ngo uyu niwe nziyambaza. Rero reka tunavuge ko abasore bakwiye kwirinda ariko bakarinda n'ubwenge. Ndumva hari ijambo ritubwira ngo inzira z'ubwenge zikwiye kurindwa izarizo. Abasore cyane cyane
hari igihe bafata ubwonko bwabo bakabwemerera kwinjirwamo n'ibintu batakabaye binjiza mu mubiri. Ndavuga amaso, amatwi, n'ibyo barya cyangwa se kuryoherwa, kurigata ku bintu by'ubwabyo utakabaye urigataho. Hari mu bwoko bw'ibiyobyabwenge bijya bibaho, hari ibiyobyabwenge abantu bajya bibeshya ko ngo agiye kugenda akanywaho rimwe ngo yumve ukuntu biba bimeze, ariko hari ibiyobyabwenge bajya banywaho rimwe bakabireka wenda bigakunda, ariko hari ibyo asoma niba ari umwotsi umwe bikaba bihagije ngo ubwonko bwe buhite bubatwa n'icyo biyobyabwenge, azahora binywa. Abenshi bahora mu bigo by'ingororamuco ni uko nguko baba baragiyemo. Rero ntugakine n'ikibi ngo ugende uhure n'abana banywa inzoga uvuge ngo nanjye reka nyweho numve, uhure n'abana banywa urumogi uvuge ngo reka nanjye nyweho numve. Oya, ikibi ntawe usuzuma, ntawe testinga ku kibi. Ibyo bagerageza biravuga ngo mugerageze ibyiza, wijya kugerageza ibibi ntibigeragezwa, kuko ibibi bagomba kubihunga kandi ukitandukanya nabyo. Noneho ikindi nashaka kugira ngo mvugeho, abantu barambura amaso yabo bakitegereza ibibi, bakitegereza amafilime y'urukozasoni, ay'urugomo. Ibyo ngibyo bijya mu bwonko, kandi mu bwonko nta muntu ufite uburenganzira bwo gusiba ibyo yamaze kwinjizamo. Ni Yesaya 3:3-15 mu biranga uzajya mu ijuru ajya ahumiriza amaso ngo atareba ibibi. Kandi abasoma abakurambere n'abahanuzi cyigisho cya 12 hari amagambo avuga ngo umuntu wese ushaka kutazafatwa n'imitego ya Satani. Yego. Naho ni bakanye kuri Yorodani niba ntibeshye, ntabwo ari cya 12. Harimo amagambo avuze ngo asabwa kwirinda kureba, kumva no gusoma ikintu cyose cyamubyaramo igitekerezo kibi. Yego. Rero usibye no mu buzima, usibye no kuvuga ngo abantu ngo ni ukwirinda kugira ngo bazajye mu ijuru, ariko no mu isi kubitewe n'uko abanyabyaha ari benshi bafashe ingeso zo guhakanira icyaha, hari ibintu ushobora kwemera kumenya mu gihe cyo guhitana abaza ayo makuru, kubera yuko wemereye ibitekerezo byawe kwinjirwamo n'ibintu utakabaye umenya, ukazabizira. Ni mu gihe wenda hari abanyabyaha bajya gukora ibyaha, ukabura aho ngaho, ugahanwa muri rya tsinda bavuze ngo ugenda n'abanyabwenge aza umunyabwenge, ngo ariko mugenzi w'abapfu azabihanirwa. Rero hari igihe ushobora kuba mu itsinda ry'abajura, nubwo wenda waba utiba, kubera yuko uzi aho bibira, uzi aho babihisha, abashinzwe umutekano cyangwa se abashinzwe ubugenzacyaha bajya gufata abo banyabyaha nawe bakagufata, cyangwa se abo banyabyaha bakakwica kugira ngo, cyangwa se bakakugira nabi kugira ngo utazabavuga. Rero ni byiza ko abasore bagomba kwirinda ari ibitekerezo bibi, ari amakuru mabi batakakwera bamenye, ari inshuti mbi, cyane ko izo nshuti mbi arizo zibagezaho izo ngeso mbi. Noneho aho ngaho naho umusore akwiye kuba yirinda, kuko niba ugendana n'abajura nta wagira icyizere ngo avuge ko nawe utari we. Niba ugendana n'abicanyi nta wasobanura ukuntu mugendana nawe utari we. Noneho akandi kanashaka kugira ngo tuze kwitsaho ni ukwirinda, ariko bijyanye n'imyambarire, uko umuntu yambara, kugira ngo bakugirire icyizere kuri umuntu utunganye, ko ari umuntu ugira gahunda. Niba wambara nk'abajura, ubwo n'ubundi ugaragara nk'umujura, nta wakwigira icyizere cyo kutari umujura. Niba wambara nk'indaya, nta wabura kugutekereza nk'indaya cyangwa se nk'umusambanyi. Niba wambara nk'umugizi wa nabi, nta wagutandukanya nabo. Kubera rero turi kuganira ku musore uteye icyizere, nawe jya wambara witware nk'abantu koko bakwiriye kugirirwa
Icyizere. ubwo twibuka umugambi wo kwambara umugambi wo kwambara mu byashiwe ndumva ari igice cya 3 bari kugira inama Rodeki baravuze ngo dore ndakugira inama ungoreho umwenda wera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe ze kugaragara. Rero akamaro k'imyambaro ni uguhisha ubwambure ingingo zose ziteye isoni zikaba zigomba guhishwa, cyane ko n'abantu babizi kwambara ni rimwe mu mahame y'ubuzima. Hari abantu benshi bamugaye bafite indwara bahorana ariko biturutse ku buryo bambara n'uburyo batifubika. Hari icyegeranyo ngeze kumva bari kuvugaho bavuga ngo izi ndwara za kanseri z'inkondo y'umura, izi ngizi zo igitsina gore bakunze kurwara zo mu myanya y'irondoka, inyinshi ziterwa n'imyambarire yabo itajyanye n'amahame yo kwirinda. Rero baho uteye icyizere, baho ufite ubuzima bwiza ariko bijyanye no kubaha amahame Imana yaduhaye. Rero reka tugane ku musozo, wenda tubaze muzeti se ni we butumwe mwagenera abasore, ni we butumwe mwagenera abita ku basore kugira ngo nibura babeho bateye icyizere tugana ku musozo. Kampere ku basore ari ijambo ry'Imana ari ryo ritibeshya, rizi ibidukwiye, riboha ibinoze. Mubwiriza 12:1 umusore aravuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Yego. Ubusore mu gitabo bita Mind, Character and Personality 294, intekerezo n'iby'umwuka bihagaze neza, hari amagambo avuze ngo ubusore, youth is the time of opportunity. Ubusore ni igihe cy'amahirwe yo kubyazwa umusaruro. Ku bakora business rero iyo wabonye opportunity wibyaza umusaruro kugira ngo wunguke. Ubusore rero ko uri umusore gusa, uri umusore ubwo wabamo mwarimu, kuba uri umusore wazaba gitifu, kuba uri umusore waba ministre, kuba uri umusore waba generali, kuba uri umusore waba muganga, kuba uri umusore waba indaya, kuba uri umusore waba umujura, mbese iyo uri umusore biba bikuri mu biganza kuba icyo ushaka. Yego. Muri icyo gitabo umuzingo wa 2 paje 620 ho haranditse ngo abasore 9/10 y'ibintu byose bizaba mu buzima bwabo nibo bazishyiriraho urufatiro. Ubwo ushaka kuba imfura yizewe biri mu biganza bye, ushaka kuba umunyamwete n'umukungu ukora cyane biri mu biganza bye, ushaka kuba intangarugero imfura zose zikajya zimutangaho urugero ngo mwaba nka naka niwe biri mu biganza. Icyo yashaka kwigira cyo ni umukandida wo kuba icyo ashaka cyose. Reka rero mbwira abasore nka Salomo, igihe bakira abasore bakabona ubwo busore bakibufite bibupfusha ubusa, jya wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Kandi mbibutse abongereza baravuze ngo we pass once in the world, mwisi tunyuramo rimwe. Barongera baravuga ngo chance knocks once, amahirwe akomanga rimwe. Wikwibwira ngo ukuri kubona uri umusore w'ibizigira, iso washaje imisaya yahombanye, ejo bundi hatari kera nawe yarameze nkawe, none ntagisimbuka, impyiko ntizigikoraho, nawe iminsi mibi irakurindiriye, inama yiga ibyawe irimo irateranye. Ukiri umusore izo mbaraga ukizifite, jya wibuka umuremyi wawe. Ubwo nibwo butumwa naha abasore. Nkabusoza mvuga ni birakwiye ko muba abantu bakora, birakwiye ko mwirinde ingeso mbi, kubeshya, kwiba, ubugome n'ubunebwe. Birakwiye ko muharanira kuba beza, birakwiye ko muba abantu birinda, ntibapfa kurya, ntibapfa kwambara, ntibapfa kunywa, ntibapfa kuryama, ntibapfa kubyuka, ntibapfa kuvuga, yewe nta nubwo bapfa gucudika. Abakorintho ba 15:3 ntimuyobe kwifatanya n'ababi byonona ingeso nziza. Ntibapfa no gushyingirwa, bararambagiza, kuko umuntu ashyingirwa rimwe, uzanye ishyano cyangwa ugasanga kaga, waba ugize agahinda uzasazana, kuko umugore cyangwa umugabo ntabwo ari ikanzu bakuramo ikunaniye. Oya, ubwo ntibapfa gushyingirwa, nta nubwo bapfa gushora imishinga. Ngo umuntu aza kubwire ngo nabonye ngo business ngo kuri internet ngo uri gupfumura ngo ukazamura ngo ugasunya ngo ukadiritinga ngo ukaprodinga,
ukabona amafaranga ngo ariko urabanza uzane miliyoni. Oya, ntabwo bapfa gutanga amafaranga. Kwirinda biravuze ngo icyo ugiye gukora cyose banza urikanure, urebe inyungu izavamo, urebe igihombo kizavamo, urebe ingaruka bizagira kuri weho mu mubiri, mu bwenge no mu mwuka. Noneho reka mbwire abashinzwe kurera abasore, ndongera mbasubiriremo definisiyo yo kurera. Kurera ni ukubwira urera ngo mera nkanjye. Birababaje abagabo basambanya utwana bamwe bita ba sugar daddy, abagore basambanya udusore bamwe bita ba sugar mami, ababyeyi b'abajura aho bakorera mu maduka n'ahandi barifuza abana beza. Ashaka agakobwa kadasambana yirirwa arasamanya udukobwa tw'abandi. Icyo ntigishoboka. Niba nawe urumva uri umurezi w'abasore ukaba ushaka kugira abasore bateye icyizere, babera urugero. Ni abacamanza 7:17. Nawe ujya uvuga nka Gideyoni ngo munyitegererezeho ibyo mubona ngira aba ari byo mukora, mundebereho ibyo mubona nkora aba ari byo mukora namwe. Urwo rugero, niba uri umurezi ubwira burera ngo mwijya murazerera sinjya nzerera, mwijya murwana njye na nyoko ntiturwana cyangwa njye na so, mujye muvuga iyo mugiye ntimubona ko nanjye ngenda mvuze, mwijya musesagura mwari mwabona nasesaguye, mwambara ibiciye bugufi mujya mubona nishyira hejuru. Nurero utyo uri kubabera urugero, ni ukuri abo basore abenshi uzabarokora kuko birashoboka. Rero dukeneye umusore utanze icyizere. Reka weho musore nawe mureze urera abasore tubigira intego. Imana ibidufashemo mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Tugane ku musozo. Akagingo wende na irindi kumva nshaka kugira ngo nongereho muri ibyo byose, ubwo umusore agomba gukora, agomba gushaka inshuti nziza, ni ukwiga kuzigama ku byo yakoreye, ariko nanone akamenya kugisha inama. Ntugisha inama, ntubeho ngo wumve ko wihagije, utega inama z'abakuru kandi wumvire ijambo ry'Imana, niwo murinzi. Rero reka dusoze dusabe muzehe kugira ngo adusengere, hanyuma tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Urakoze Muremyi wacu ugira neza, uduhaye kuganira n'abo waremye tuvuga ku musore utanze icyizere. Dusabye imbaraga mvajuru ngo ibanzirize ijambo ryawe, ikabakaba imitima y'urubyiruko rwacu, babigira intego, barinda n'ifuha agaciro kabo n'imbaraga bafite, bamenye urugendo rurerure rukibari imbere, bitegure neza batajenjetse, nuko nibagira intsinzi mu buzima ku musozo tuzabane mu bwami bwawe. Twibutsa abarezi babashinzwe, abenshi barateshutse, bababera icyitegererezo kibi, ni nako kaga katwunamiye. Ongera utuvugurure, imico yacu inoge, nuko n'uwatwigana azaba akandagiye mu kirenge cyawe, twe nabo tuzahure mu bwami bwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima, biga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.